Hello guys, mumeze mute? Ndabasuje amere hose, ngiye basuzani ku zuba Diana. Aka kanya ndagira ngo tuganire ku kintu gikomeye cyane kitanoroshye. Yego, uze kubyumva uko ushaka ariko njye ngiye kukubwira uko mbyumva, ngiye kukubwira uko mbitekereza. Reka nkubaze, waba uzi impamvu abantu bamara kwamamara cyane bagapfa? Kankubwire nk'abantu bagiye bamara kwamamara bagapfa. Ba Buravan baragiye, ba Jay Polly baragiye, abandi benshi cyane bagiye bagenda. Murabazi abanyabigwi bagiye bagenda ko bakadusigira ibigwi muri twebwe, bagasigaho batsibwe ku buryo tutazabibagirwa. Ariko se reka turebe nk'ubu ngubu nka Dore Imbogo, uretse ko yamamaye mu mwanya muto ndetse yapfuye ate? Tureke Dore Imbogo, reka dufate Gogo wacu. Gogo iyo wumvishe indirimbo iri mu cyongereza ariko kirimo icyongereza kitavugitse neza gisekeje, uhita wumva ushaka kumva Gogo. Gogo iyo wumvishe umuntu utangiye kuri stage ameze nk'uri gusigimba ukuntu, uhita utekereza Gogo, nta kindi kikuza mu matwi uretse Gogo. None se ndibaza, ahantu Gogo yagiye turahazi, ahantu abandi bose bageze turahazi. Ni ikimenyetso kivuga ngo umunsi wawe nugera uzagenda. Ibyo wigira byose umunsi wawe nugera uzagenda. Ibyo ucamo byose umunsi wawe nugera uzagenda. Ibyo ukora byose umunsi wawe nugera uzagenda. Kandi hari ahantu nta muntu hafiteho amakuru n'umwe. Kugira ngo ubyemere, abandi bandika inkuru nyinshi cyane, bakandika ku binyamakuru, bagiye ku zuba, ariko nta muntu urajya ku rupfu ngo ngere agaruke atubwire uko biba bimeze. Iyi si mubizi se? Abandi baragenda bakandika ngo ku zuba ibi n'ibi, imibumbe, udukingirizo tw'izuba tumeze nabi, ibintu nk'ibyo ngibyo, indi mibumbe iriho ibintu amaaliens, ariko nta muntu wavuga ngo umubumbe w'urupfu dore ukuntu westaye. Nta kintu wumvamo, nta kintu ubonamo, nta kintu wibwira muri ibyo bintu. Ahantu habuze n'umunyamahanga, hakabura umunyabwenge, hakabura umuntu ukomeye cyane wajya kuhareba aho hantu. Abantu bajya bagaceceka, ahantu umuntu ajya ntagaruke. Nugarutse yabyanga arabivuze agahita ahinduka ikiragi. Simbizi niba byo ariko ndabyumva mu mateka ngo iyo wavagayo ngo ukagaruka ngo nyine wapfa gukazuka ngo ukabivuga ibyo ubonye watagihinduka ikiragi, ntugire icyo uvuga. Ntabwo biba byoroshye hari ahantu. Ese ubundi wamenya hakurikira ibiki? Ko tuzi ko bagutaba, bagacukura icyobo bashaka, uburebure bw'ubwo bashaka bakagushyirayo, abandi bakabikora n'uburyo bashaka bakagushyira no mu bindi bintu, bakaguhekeresha amarira menshi cyane n'ibiki byose. Iyo uri hariya wabuze ikintu kiba, ese wabuze ukuntu biba bimeze? Abantu baragenda ku bwinshi, ujya uba wicaye ukumva ngo umuntu aragiye, ubu uri kujyana n'umuntu ukajya kumva mu gitondo ngo message ngo yagiye ubutagaruka, yajyana atazagaruka. Guys, niki twakora? Ngo hari ukugenda neza no kugenda nabi. Ese wagiye neza yaragarutse cyangwa wagiye nabi yaragarutse? Ibaze nawe ahantu man umuntu agera ntaze ngo atubwe ngo ni heza cyane ni habi, ako twitwiga tuvuga ngo ni habi, nta muntu wahabonye. Ibaze ahantu ugenda ntagire umuntu uzaza umuvaniwe ngo muhurire ngo muganire ngo mubwe ngo ubwo ugiye gusubirayo rero unsuhurize ba runaka. Ibaze naho hantu. Ibaza ahantu abaperezida badakangwa no kujyayo. Ibaza n'ibihangage bikomeye bitabura kujya. Wibaza ahantu umukene wese ajya, ahantu buri umwe wese niryo herezo rya buri muntu wese. Ikibabaje nuko nta myaka runaka yo kugenda, nta gihe runaka yo kugenda, nta munsi runaka wo kugenda, basi ngo umunsi uzabe witeguye. Nta munsi wo tuzageraho kujya hari ahantu. Igihe cyawe kizagera ufatireho, ntabwo uzamenya ngo nzagenda kuwa kabiri cyangwa kuwa gatatu. Ubaye ubizi ufite byinshi wakora. Ikintu kiza nibaho neza kuko ntabwo uzi ko bizagenda, ntabwo uzi umunsi uzapfira. Ikindi uriya muntu muri kumwe, guys, ibintu ngiye kwivugangira n'ubwoba. Uriya muntu muri kumwe urimo uramufata nabi, urimo uramusuzugura, uranga kumuha agaciro kiwe, ariko hari igihe kizagera umwifuza atagihari. Hari igihe kizagera wifuze kumuhamagara atarakwitaba, wifuze kumuhamagara atarakumva, wifuze guhura nawe bitarakunda, wifuze kumusuhuza utaramubona. Fata umuntu wese neza muri kumwe, mufate nk'aho ari wo munsi wanyu muhawe.
kuko abantu benshi barapfa ku bwinshi. Ntabwo uzi rero niba ejo atari uzakurikiraho. Ikigaragara cyo turi ku murongo twese, niyo mpamvu hari abagenda mbere yacu twebwe tugasigara, ariko natwe turabizi ko tuzagerwaho. Rero ntabwo wamenya ngo ninde uragerwaho ubutaha. Icyo nzi cyo nuko turi ku murongo w'ubuzima, aho tuba dutegereje kwakira urupfu twese. Niyo mpamvu uriya muntu muri kumwe, abe umubyeyi, abe inshuti, abe umwana, abe buri kimwe, mufate neza, kuko hari igihe uzarira amarira atari kuyabona ntacyo akimaze. Umushyire indabo atakizikeneye, ntaza araza kubona. Uvuga amagambo meza ngo wamukunda atarabyumva, waranze kubivuga ahari. Bwira umuntu ko umufata akiriho. Bwira umuntu ko umufata akiriho, kuko hari igihe kizagera ntumubone. Mwereke agaciro afite imbere yawe. Niba umwana umuhane, niba unamushuka umushuke, ariko akiriho, kuko nta kindi gihe uzagira cyo gukora ibyo bintu. Yaba byakundaga basi bakagaruka. Ariko ntabwo byakunda. Twese turibaza ngo ubundi iyo bagezeyo bose baraganira, ariko se ubundi igisubizo cyiza kiri hafi aho. Hari abo ujya ubona bashyingura ari babiri, ntibashyingura umwe, baganira bate? Ibi bintu birababaje, binateye agahinda ko abantu baducika, tukagomba tukitwara nk'aho nta cyabaye. Harabuze umuntu uzi ubwenge wajya kureba hari ahantu, harabuze umuntu wize cyangwa wavukanye impano y'ubwenge ngo ajye kureba hari ahantu. Twese tujya aho tudakeneye, ariko hari twakagiye tukamenya amakuru yako, habuze umuntu uduha amakuru yawo uko bimeze. Ntabwo tuzi ururimi hari ahantu bavuga, ntabwo tuzi ngo barya iki, ntabwo tuzi ngo bigenda bite. Tuzi ngo umuntu aragenda akabura gusa, akoze uko urebye uriya muntu aragenda akabura. Niba tuba tuzi ko agiye kubura, kuki tutababara, cyangwa twese tutababarira rimwe, cyangwa twese ngo twishimire rimwe. Umuntu apfa amwe akishima, abandi bagaseka, abandi bakarira. Ariko twese tuba tuzi ikimujyanye, tuzi ikirakurikiraho, twajya tujya muri reaction imwe twese. Ariko twese ni urujijo turimo hagati. Hari ibyo twita ngo ntabyo tubizi, ariko hari ibyo tutazi, ahubwo ibyo twita ko tutabizi ari byo tuzi. Muha agaciro rero muri kumwe. Biba byakundaga. Hari abantu bifuje guhura n'abantu bagiye, ntibyakunda. Bifuza kuganira nabo, ntibyakunda. Fata rero igihe cyawe, ntuzatinye guhura n'umuntu nabigusaba. Ntuzatinye gufasha umuntu ukagiye uzakenera kumufasha atagihari. Mureka kwange nibyo, ariko wowe imwanga kuko ntabwo uzi ngo bizagenda bite. Ushaka kwifuza kumubabarira, amakosa yose yakoze atakiri kubyumva, nta gaciro bigifite. Mubabarire muri kumwe. Niba tutanakunda umuguti, ndaguca iki gihano kugira ngo mbone umwanya wo kuguha imbabazi, ariko imubeshya. Guys, ndababaye cyane. Mbabajwe n'ahantu turimo turajya, tupfa gukina naho, dukinisha uko twiboneye, tutazi ngo tugiye gukora iki, ko tukirwa dupyinata mu bintu tutazi. Ikindi niba uri usenge. Ntabwo nzi ngo wa mugani iyo bagezeyo barasenga. Ntabwo tuzi wa mugani ngo iyo bagezeyo ngo kuko wasenze ngo hari aha ujya, kuko utasenze. Ibyo ni imyemerere tugira. N'abatabyemera nabo baragenda, natwe tubyemera tukagenda. Kandi igitangaje twese tujya hamwe mu butaka, munsi y'ubutaka, nta muntu barashyingura mu kirere. Ushyinguye mu kirere ntagashyinguye, ari kuruhuka, ariko nawe nta gihe azahamara. Ndetse ntibahuriraho bageraho bose bakavuga ngo turwane kuko nta myemerere twagiraga cyangwa twebwe twayigiraga. Utarizeraga ntatwicare iruhande, cyangwa se babyarangiye. Niba usenga senga bibemo neza, niba utanasenga ibyo wemera nabyo bibemo neza, niba nta n'ibyo wemera ukomeze guhakana kwawe neza. Murakoze.